mwajye mubona ama application menshi atanga amafaranga ari mu English cyangwa se ari mu ndimi zitandukanye. Ubu ngubu noneho mbazaniye application yitwa Ikaze Easy. Ikaze Easy izajya ibahereza amafaranga noneho iri mu Kinyarwanda. Babandi bavuga ngo ntago bazi indimi cyangwa se babandi usanga akenshi bababaza nk'ibintu mu cyongereza ko usanga gufungura application y'ibintu byabananiye. Iyi ngiyi yo noneho iri mu Kinyarwanda, ushobora gukorera amafaranga mu buryo butandukanye, nawe wakwisomera kuko ntago ari ibintu bigoye. Urabona yuko iyi application noneho mbazaniye ibintu byose biri mu Kinyarwanda, kwiyandikisha mu Kinyarwanda, gukora amafaranga biri mu Kinyarwanda. Niba mushaka ko mbasomera nabwo nabasomera mu rukundo yuko ntago ari ibintu bigoye kabisa, ni ibintu byose bigiye biba mu Kinyarwanda, ntabwo ari ibintu bigoye. Nyamuneka rero ngiye kukwereka step by step uburyo ukorera amafaranga no kuyi application n'uburyo ushobora kuyabikuza. Iyi application ukorera amafaranga ku munsi, ukorera amafaranga uba wabasha gukora amafaranga 1000 ku munsi, ariko ashobora no kurenga bitewe n'abantu washarinze link yawe, cyangwa se akaba wenda hari watanze subscribe kuri application, watanga subscribe ukaba nyiri application wamufollowinga kuri Instagram, naho baguhereza amafaranga runaka, no kuri WhatsApp channel ukaba wamu kuri WhatsApp channel yiwe cyangwa wamufollowinga, nabwo bakaba baguhereza amafaranga hano kuri application. Iyi rero ni link yoroshye cyane itanagoye. Iyi ni application nyine ushobora gukora amafaranga. Reba video ubone amafaranga. Ikaze kuri application isanzwe yo kubona amafaranga ureba video. Fungura konti yawe uyu munsi utangire winjiza, iyandikisha, injira. Dore hano ureba video imwe bakabasha kuguhereza amafaranga 100, igiceri cy'ijana. Ureba video imwe bakabasha kuguhereza amafaranga 100. None ureba video, wemerewe kureba hangaha video 10 ku munsi, ureba video 10. Ubu niyo mpamvu barakubwiye ngo ubashe gukorera amafaranga 1000 ku munsi. Guys, nizere ko murimo kunyumva neza 5 kuri 5 uburyo bikora. Reba video buri munsi ubone amafaranga. Bona amafaranga 100 kuri video imwe kugeza kuri video 10 ku munsi. Tumira inshuti, ndi kubabwira kare, sangiza link yawe inshuti nazo zibone amafaranga. Impamvu uzahitamo Ikaze Easy: gukoresha ubuntu, kwishyurwa vuba, ubufasha 24 n'ibice 7 byizewe. Ibintu birizewe, urukumva yuko ibi bintu ntago ari scam, ibintu birizewe. Uko niko ngaha barabyanditse ngaha, ndize kumwe kubibona. Ahangaha murabona ingiye ndi kujya ahangaha nkuko babyanditse, ntago naje kugira ngo bascaminge, ubwo nayo ndayikoresha, ubwo nisanga scam uzabyihanganira. Okay guys, abantu bavuga iki kuri Ikaze Easy? Ibyo abakiriya bacu bashimiye. Turatangirana n'umuntu witwa Mugisha Jean. Ngibi ibyo yanditse, murabona ahangaha ibyo yagiye yandika ahangaha, dore ngibi yaranditse ati: reba Easy yampinduriye, sorry gatoya, ngo reba Easy yarampinduriye. Ndize ko nanga muri kubibona atashyira agatangaro. Nabonye amafaranga menshi ndetse nantumira inshuti zanjye, ni byiza cyane. Uwo ni uwa mbere wabivuze. Uwa kabiri witwa Uwimana Grace yaranditse ngo gusa ureba video ukabona amafaranga. Ntabwo nigeze nibwira ko byashoboka. Murakoze, reba Easy. Namwe mukumva ukuntu ibintu bimeze, abantu bagiye bandika, ni nawe uragenda wisomera, kuko dore video ndi kunyitondesha kugira ngo nawe ubashe gusoma. N'ubyo ushaka gusoma uryo hagarika, nimara guhagarika video maze ubundi ubashe gusoma ubundi butumwa bw'abano bantu banditse. Witeguye gutangira? Uravuga ubwo ni yego, ndabizi ugiye gutangira kukimara kubona iyi video. Yandikisha uyu munsi utangire kubona amafaranga. Utashyira agatangaro. Tangira. Ubu ngubu tugiye gutangira, mbereka uburyo tugiye kwinjiza amafaranga hano kunuza kuri application. Reka dutangire, dukande ahangaha kuko iri mu Kinyarwanda. Ahangaho ntago ari ibintu bigoye, iri mu Kinyarwanda, ntago ari ibintu biraruhisha ngo mbashe kukwereka kandi uzi gusoma. Tugiye gutangira nyine ahangaha, dutangire nkuko babitubwiye. Tangira nonaha. Ngewe rero mfitemo app, muranyangana gatoya, mfitemo account. Nawe rero ugiye kugira, niba uri mushyashya
urinjira kuri link yanjye ndibuze kuguhereza mu busobanuro bwa video cyangwa se yenda pininga muri comment, ubundi ubashe kuyinjiriraho, kuko iyo winjira kuri link aba ari byiza cyane kurusha, kuko nta kuntu ubundi uvugije ukuri nta kuntu iyi application wabashe kuyibona cyangwa se iyi website nta kuntu wapfa kuyibona utinjiye kuri link y'umuntu. Niyo mpamvu ndi kugira ngo uribuze kwinjira kuri link yanjye ubundi ubashe kuyibona ikaze kuri easy. Reba video ubone amafaranga. None wowe uraza ukanda ahangaha, ntabwo urandika ngo injira, ntabwo urandike injira kuko wanditse injira waba wabyishe, ahubwo wowe uraza wikandire ahangaha iyandikishe. Ndize ko urimo kubibona, utanakanze ahangaha wakanda ahangaha handitse ngo kwiyandikisha. Ntabwo mfite konti, wiyandikishe. Okay guys, ukimara kwiyandikisha baragusaba email, baragusaba yino email kandi bibereke, baragusaba email ahangaha, bagusabe nomero ya telefone yo mu Rwanda, igihugu ni mu Rwanda rubundi nta bikaze. Kode urabona, kode yo urabura kubona ni kode yanjye, uraza kuyibona. None bagusabe na password mugiye kunyumva neza. Password yawe araba ari amagambo 6 ariko ahera ku nyuguti nkuru. Example, ahangaha wone nakwandika, wone nk'urugero nakwandika Safari. Nubona utayanditse neza urakanda ahangaha ubashe kureba niba wabyanditse neza. Dore nk'uko iyi password ni ikenewe, nta kindi kintu gikaze. Nawe ubwo urabaza kubikora nk'uko. Ariko ngiye password yanjye ntabwo ari Safari, nuko ndi kugira ngo mbigishe mbereke uburyo uri buze gushyiramo password. None gushyiramo email, uraza urebe email yawe. Ngiye email yanjye ngiyi ahangaha hasi yitwa @com. Ndaza nyishyiremo ipiningemo, uko nayiko nayipininzemo email yanjye. Nimara kwipiningamo tuzi dushyira hano password yacu, tuzi tuyishyiremo. Tubanze ku nyuguti nkuru. Ndizere ko password yacu twamaze kuyishyiramo. Ndizere ko urimo kubibona guys. Tukimara gushyiramo password yacu tuza twinjira. Reka twinjire. Tegereza kanya gatoya. Okay guys, murabona yuko account yacu twamaze kuyigiraho. Aya ni amafaranga amaze gukorera. Ndizere ko guys urimo kubibona. Aya ngaya ni amafaranga amaze gukorera. Aya ni amafaranga amaze gukorera. Noneho aba ni abantu natumiye, aba ngaba maze gutumira abantu 7. Aya ni amafaranga ya referral. Ndizere ko guys ibintu kubibona, je murabona yuko mbangira ngo mbereke ikintu step by step. Noneho iri ni izina ryanjye, iri ni izina ryanjye. Noneho ukimara kubereka bino byose, noneho dore reka tumanuka no hasi nabyo mbibereke. Ahanga bari kutubwira ngo wagezeho umubare ntarengwa kuri uyu munsi. Ubwo bari kumbwira ngo video z'uyu munsi narangije kuzireba. Iyo urangije kureba video z'uyu munsi, ziba ziri ahangaha. Video z'uyu munsi ziba ziri ahangaha. Urabona ko ngiye video z'uyu munsi ahangaha narangije kuzireba ni 10. None iyo urebye video nk'ikenda cyangwa se video nk'eshanu cyangwa se 6, hano batakwereka video usigaje kureba. Ahangaha batakwereka video usigaje kureba. Izi message muri kujya mubona ahangaha ukuna izi message ziri zisimburanya ahangaha. Ni abantu bari kujya babikuza muri application. Kazi iyo message nengera kugaruka ndabasha kuba nayibereka. Dore ngiyi muribona ahangaha. Ndayisaba bikuza 2025. Guys, iyi application abantu bari no kubikuza bagenda babikwereka ahangaha muri commentaire ahangaha hano hasi buruko uri kugenda. Dore nkanga Uwera Chantal abikuza 2017. Ndize ko muri kubibona mu minota bikeye. Noneho aha ni imirimo, iyi mirimo uraza ukayikoraho ku imirimo. Ukimara kuyikoraho ku imirimo, urabona iyi mirimo uhita uyikora. Umara kuyikora maze aya mafaranga byandi bino ndi kukubwira byo hero mbikubwira, bakabasha kuba bayaguhereza aya mafaranga. Aya ngaya kandi bibereke aya mafaranga yose bakaba babasha kuyaguhereza. Aya ngaya yano yose sori gatoya, aya ngaya bakaba babasha kuyaguhereza aya. Ndize ko guys muno kubibona. Wowe ibintu bakubwiye gukora nibyo nawe ukora hano mu iyi application. Urabona ngibi ibi bintu byose ugomba kubikora nkuko babikubwiye. Niba ahantu handitse ngo reba rimwe gusa, ubwo ugomba kuyireba rimwe. Niba kubwiye ngo uzajya ubireba buri munsi, ubwo buri munsi uzajya ugenda hariya urebe niba hari video bahashyize, nusanga bayihashyize ubundi ubashe kuba wayireba. Guys, ibaze kuba tugeze ahangaha utari wakora subscribe, like kugira ngo mumenye ko iyi video wayishimiye. Ibi bintu nta scam irimo, ibi bintu ni ibintu biri kurya
bya hatari, ni ibintu biri kurya kabisa. Nawe wabikora ukaba wabasha gukora amafaranga hano online. Internet yawe uri kwipfusha ubusa ngo wirigureba kuri TikTok, Instagram, wenda nta kintu byagufasha. Weho gerageza urebe zino video, wenda baravuga ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga, wenda ntiwavuga ngo yabaye scam, ntago ari wowe gusa ukumva yuko nanjye ndimo kwikoresha, hari n'undi utari wowe, hari n'abandi. None ibaze na barindwi barabashe gusharinga iyi video, urukumva yuko nabo baranyizeye babasha kuba bafungura iyi application. Nawe rero wabikora. Noneho uburyo ubashe kureba mu video, uraza ugakora ahangaha. Ndizeye ko guys urimo kubibona, ahangaha niho ubashe gukora ukaba wareba video zo bakugane uyu munsi. Video uburyo uzirebamo, urabona izi ni video zangize nabashe kureba, izi ni video nabashe kureba. Noneho iyo urangije kureba video 10, izi video zitazijima ku buryo n'indi video wabasha kureba. Noneho iyo usigaje video ukanda ahangaha handitse ngo reba, ukaba wareba nyine video nkuko barimo kubigusaba. Ubwo ejo bazamereza izindi video, ubundi nzabakorana video y'ukuntu wabasha kubikuza ahangaha mu application. Noneho ikindi, kureba amafaranga wakoreye ahangaha hano hasi, kureba amafaranga wakoreye ahangaha. Reka turebe amafaranga tumaze gukorera. Okay guys, murabona ahangaha tumaze gukorera ibihumbi 7 n'amafaranga 400. Ndizere ko guys urimo kubibona amabwiriza yo gukuramo amafaranga. Amasaha yo gukuramo amafaranga, uba ugomba gukuramo amafaranga kuva saa 3 kugera saa 12 za nimugoroba. Igihe cyo kubona amafaranga kuva ku masaha 28 kugera ku masaha 48. Mbo igiciro cyo gukuramo bagukata ni amafaranga 12 ku ijana. 12 ku ijana niyo mafaranga bagukuraho urimo gukuramo amafaranga. Dore nababwiye ngo ubashe gushyiramo nomero yawe. Iyi ni nomero ubashe gushyiramo. Iyi ni nomero yanjye nkoresha. Ubwo buriya dore na hereo mbabwira aya mafaranga uyakuraho ageze nibura ku bihumbi 15. Mubyumve neza, aya mafaranga yakuraho nibura ugeze ku bihumbi 15. Guys, nizere ko ibintu byose ndi kubereka muri kubireba. Ahangaha ni handi ndikubwira ushobora gutumira inshuti zitandukanye. Ushobora gutumira inshuti zitandukanye. Mbo ahangaha ni account yawe, hariya tegereza gatoya. Reka tutegeze gatoya, dore izi ni step baragiye ukora nyine ibintu bitandukanye, amavideo warebye ibi byose. None ushaka kwisohokamo utashaka kuzongera kwikoresha, wakanana ndetse ngo sohoka. Ugize ikibazo wabandikira no ku iyi service yabo, ngiye hano, dore ngiyi wenda urubwiye ko ari scam, waza ukabandikira ahangaha ushobora kuba wabandikira ufite ikibazo nyine runaka gitandukanye, cyangwa nka application turimo gukora. Ariko bafite na YouTube channel byandi nabibabwiye, nabyo wabandikira muri commentaire, cyangwa se bafite na channel ya WhatsApp, nawe wabandikira. Ukumva rero ntabwo ari ibintu bikomeye cyangwa se aba ari ibintu bikaze. Noneho buri mafaranga wagiye gukorera hano aba hari na tariki yakoreye, mbese n'umunsi n'amasaha byose biba bihari. Ntabwo ari ibintu dore kwingomba mpimbe, ahubwo ni ibintu birahangaho n'abantu wagiye utumira byose biba bihari guys. Noneho rero n'amazina yawe aba yanditse, nta bintu bikaze guys. Ibi bintu ni ibintu biri kurya kabisa. Nawe ugenda ubikore, ubundi mukanda kuri link nabahaye aho ngaho muri commentaire yo napininze, ubundi nawe bace kuba wakora amafaranga hano online. Kandi subscribe nyamuneka, kandi subscribe kandi like iyi video ni gushimishije. Niba uri kubona ibintu nta scam birimo, wenda kandi subscribe, like, comment, ubundi ikibazo cyose uribuze kugira ubace kuba wanyandikira kwa iriya nomero cyangwa umpamagare, cyangwa se uba wanyandika kuri 0788 20 11 8 ndayisubiramo ni 0788 20 11 8. Iyo nomero wabasha kuba wanyandikira WhatsApp, cyangwa se ukaba wampamagara ntacyo bitwaye, cyangwa se ukeneye kwamamaza nabwo wabasha kuba wampamagara ntacyo bitwaye, nka kwamamariza kuri YouTube channel yanjye. Ni Amazimwe TV rero, ndabakunda. Reka duhure mu yindi video. Ciao ciao, mukomeze kugubwa neza, ndabakunda.